ku bijyanye na application ya UR. Nk'uko mubizi application ya UR bisaba kuyikora neza kugira ngo uzabe admitted, nubwo waba ufite amanota meza. Niyo mpamvu nkoze iyi video rero, nyikoze hakiri kare kugira ngo abwire ngo application ya UR bisaba kuyikora witonze, ukayikora neza cyane kandi ukayikora ari ibintu uzi umenyereye. Akaba ariyo mpamvu nkoze iyi video kugira ngo wowe ukeneye kuzakoresha application ube witeguye neza, umenyera amakuru ku gihe. Inyandikire kuri 0799898025 dushyire muri groupe izajya inyuzwamo amakuru ajyanye na application n'andi ma scholarship yose. Ikindi ukaba wambaza ikintu cyose ushaka then nkakikubwira neza cyane. Rero nitwa Irene Byose, iyi ni Byose rero ya accounting channel. Aha twigisha ibintu bijyanye na business, tukigisha accounting n'ibindi bijyanye n'andi masomo yose. Rero wakora subscribe, wakora share, wakora comment kugira ngo ibikorwa byacu bigomye bigere kure. Ikindi kandi natwe tubona ubushobozi bwo gumya gukora ibintu byiza. Rero tudatinze nababwira ni munyandikire mbashyire muri group. Ikindi mujye mumenya amakuru ku gihe, kandi ikindi na application ya UR yanze, hari andi ma scholarship aba agiye ahari. Niyo mpamvu ushishikariza kunyandikira kuri izo nimero kugira ngo mugezeho amakuru neza cyane. Rero ndatekereza ari ibyo. Mufite ikibazo wacyandika muri comment section. Aha n'ubundi ni kuri UR nk'uko mubibona, sinzi nimba muri kubibona. So njyewe ndi umuntu uhamenyereye application, narayikoreye, ni ibintu nzi neza cyane. Akaba ariyo mpamvu mbashishikariza kwinjira muri groupe, kuko uzabaze n'umuntu wiga hano, ikintu cya mbere ugomba kwirinda ni ikosa iryo ari ryo ryose, kuko ikosa iryo ari ryo ryose wakora niyo ryaba rito rishobora gutuma ubura amahirwe. Kandi baze kuba waratsinze neza, ibintu byose bimeze neza, warangiza ukabura ayo mahirwe. Rero munyandikire, mukore subscribe, mukore share, mukore comment, ibindi tuzabivuganira muri groupe. See you guys.